Igitego cya karindwi. Igitego cya 10 cya polisi. ko ari ni shampiyona ndende, of course yatangiye umwaka ushize mu kwa 10, itangira amakipe agenda ahura. Navuga ko ari shampiyona yagenze neza kubera ko kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma hari harimo guhangana gukomeye, kandi navuga ko shampiyona nicyo gikorwa kinini navuga cya federation buri mwaka. So rero kuva mu ntangiriro twabanje gukinira mu ntara, tuzi Kigali tugera ku mikino ya nyuma. Muri rusange shampiyona yagenze neza, abantu barebye imikino, ubwitabire bwari bwinshi. Twabonye amakipe yagiye azamura urwego mu buryo bw'imikinire, kandi igikomeye noneho tubona n'abana benshi babonye aho bigaragariza. Rero ni ibintu byadufashije kubera ko niho hantu tugenda dukora evaluation, tureba level aho igeze, tureba ku rwego rw'abatoza, tukareba ku basifuzi. By'umwihariko ku basifuzi twagize amahirwe ko hari couple ebyiri twohereje mu mahugurwa, kandi baje nanone bakomeza kudufasha mu kuyobora imikino. Rero navuga ko muri rusange bilan ya shampiyona cyangwa se umuntu akoze nk'isuzuma, twavuga ko shampiyona yagenze neza.
iyo urebye imyaka ibaye myinshi yabaho guhangana hagati y'ama equipe abiri, ndavuga ikipe ya APR Handball Club n'ikipe ya Polisi. Navuga ko ari ama equipe amaze gusiga yandi, n'ama cheval yamaze gusiga yandi muri course. Haraza gukorwa iki kugira ngo tuze kubona andi ma equipe none ari buze kuyacalenginga, kuko iyo atari APR twaye igikombe ni Polisi twaye igikombe. Ikitwa ubushobozi, ubwo ndavuga ubushobozi mu makrebe, haraza gukorwa iki kugira ngo ubushobozi buzamuke tubona andi ma equipe ashaka kuza gutanga challenge kuri izo ngize. Yes, ni ikibazo cyiza kandi cyumvikana. Nibaza ko ubwo mpita mbona n'umwanya wo gushimira yaba Polisi yaba APR kubera ko bashyizemo imbaraga nyinshi cyane, ariko uko turi kubibona hari amakipe nayo afite initiative yo kugira ngo ashyiremo imbaraga nazamuke. Of course birayasaba imbaraga no gukora cyane kugira ngo agere kuri iyi level, ariko turizera ko ngira ngo mwarayibonye mu yandi marushanwa aherutse, dufite n'andi marushanwa agiye kuza muri iyi minsi iri imbere, muri weekend ikurikiye. Navuga ko ni uburyo bwiza bwo kugira ngo turebe ese hari andi makipe ashobora kuza agacaranginga aya ngaya. Nibaza ko muri handball bikunda, hari igihe bigenda bihinduka. Twigeze kugira Gicumbi ikomeye, ndetse itsinda izi ngizi, nyuma izi ngizi zirongera zirazamuka. Dufite ibigo by'amashuri nabyo biri kuzamuka, ariko twagiye tunaganira n'abantu bafite ibigo bitandukanye bashobora kuzanamo ama equipe. Twizera ko yaba ari challenge, ubwo ndavuga mu bagabo, ariko wenda nanababwire ko no mu bagore naho Shampiyona naho yashojwe, ndetse n'icyiciro cya kabiri mu bagore naho twabonye urwego rwiza, kubera ko amakipe uko yagiye ahangana kugeza ku munsi wa nyuma nabyo hari icyo byatweretse. Ariko wenda ndanabivuga ko tugifitemo nanone gap, turakeneye ihangana rikomeye ry'amakipe akomeye. Ikindi navuga nuko nyine APR na Polisi zirahangana kubera ko bashyiramo imbaraga nyinshi mu gutegura, mu buryo abakinnyi babo babayeho, structure, ibyo imbaraga bashyiramo haba mu buryo bw'amafaranga. Nibaza rero ko n'andi makipe birashoboka, turi kuganira, hari amakipe yagiye atwegera avuga ati turashaka natwe kwinjiramo hano. Ntabwo rero byagutungura umwaka utaha tubonye indi kipe iza ikomeye. So mu bakobwa naho dukomeje ibiganiro na APR na Polisi kugira ngo turebe ko batangiza amakipe, kandi harimo ibyamaze gutera imbere. Nka Polisi ifite already abapolisi benshi bahoze bakina mu yandi makipe, barangije amakosi, bari gukora imirimo itandukanye muri Polisi. Igihe icyo ari cyo cyose bashobora no kuza kugira ngo bakore ikipe. Ni nako bizagenda na APR nitangiza ikipe, bizadufasha kuzamura urwego rwabo, hanyuma bahangane n'andi makipe asanzwe hari. Ariko mu by'ukuri muri rusange, haba mu bakobwa haba mu bagabo, icyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri, twavuga ko byagenze neza, kandi umusaruro n'ubundi uboneka mu marushanwa mpuzamahanga. Turateganya kwitabira irushanwa nanone mpuzamahanga zone 5 mu bagore mu kwa 10. Ubwo turibaza ko nyuma y'iyi shampiyona n'andi marushanwa agiye kuba, n'ubundi tuzongera dupime aho tugeze ku ruhando mpuzamahanga. Ni ikintu cyiza rero kuri twe. Urakoze. Amakipe yaba yuvuze yaba n'andi, hari uburyo twagiye interestinga, kandi nayo agaragaza ko ari ibintu bishoboka, kandi tunabereka ko handball ni umukino uri gutera imbere, ntabwo uhenda cyane ugereranyije n'indi mikino. Dufite abanyarwanda benshi bafite impano, yaba rero Rayon Sport Handball Club byaba biryoshye kuyigira, kandi ni ikipe bamanaginga. Noneho hari abantu benshi bayikunda, ikaza igahangana, yaba Kepler, yaba Rege, yaba Rwanda Revenue. Natwe turakomeza gukora iyo interest. Urumva ni ibintu byahita bihinduka, kandi ikiza noneho ubu dufite abakinnyi barahari, dufite amakademi menshi, dufite ibigo by'amashuri, ntabwo baza ngo babure amakipe. Rero navuga ngo nabahamagara, biroroshye ko ushobora gutsinda irushanwa, ushobora gutsinda. Hari imikino mpuzamahanga ya Champions League ndetse na vainqueur de coupe. Nahamagara rero bakomeze baze turaganira, kandi dukomeze tubashishikariza. Mwarimu mbaje nanone icyo nakwishimira muri rusange ni ubwitabire.
yaba abafana uburyo twamanuye handball ahantu hatandukanye. Ikindi nakwishimira ni urwego rw'imikinire, rw'imisifurire, rw'imitoreze, byose byarazamutse. Hanyuma ikindi nanone ni uburyo itangazamakuru ryadufashije. Navuga ko ari ikintu gikomeye cyane kubera ko yaba uburyo basesengura, hari ibintu byinshi byiyongereye, haba uburyo basaba abantu kwitabira, uburyo ba updatinga yaba imbuga nkoranyambaga zabo ndetse n'abantu ku giti cyabo. Ni ibintu rero byinshi twishimira kubera ko byarazamutse. Ikindi wenda navuga nanashimira leta y'u Rwanda, nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ibijyanye n'ibikorwa remezo. Ngira ngo ni imikino mike twakiniye ku bibuga bitari byiza, ariko ubu ngubu turakina igihe icyo ari cyo cyose, haba mu zuba haba mu mvura. Nibaza ko ari ikintu nacyo gikomeye cyane kandi twishimira. Noneho uko nguko kujyana nanone handball ahantu henshi n'abantu bakina, twabonye abantu benshi bari interested kujoininga, baza gusifura, baza kuba coaches, baza kujoininga no gukina. Ni ikintu rero tubona ko mu buryo bwo kuzamura umukino kiri kudufasha kugira ngo tugere aho dushaka mu minsi iri imbere. Urakoze. Zimwe mu ngorane of course twahuye nazo ni wenda ndavuga ku bijyanye n'amikoro y'amakipe amwe n'amwe, ku buryo ubona uburyo bitabira amarushanwa standard dushaka batarabigeraho. Ikindi nubwo navuze ngo dufite ibikorwa remezo, ariko hari ibibuga usanga bitari byiza cyane cyane mu ntara. Icyo nacyo ni imbogamizi tugifite, ko hari ibibuga bitaraba byiza. Ikindi wenda ndavuga nanone, nubwo dufite abatoza ariko hari abo usanga bari hejuru cyane, hakaba n'abandi bari hasi. Ibyo nabyo tuzabikoraho, ariko muri rusange irushanwa ryagenze neza. Liberation Cup twakomeje kuyikina, ndetse ubu ngubu tugiye kongera kuyikina. Twatumiye amakipe menshi. Ku wa kane tuzamenya amakipe azitabira, tuyashyire mu matsinda, ariko ni irushanwa rikomeye kuri twe, rivuze ikintu gikomeye kubera ko navuga ko no ku marembo aho urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye, ni naho handball yatangiriye. Rero ririya rushanwa rivuze ibintu byinshi kuri twe, kandi noneho ni n'umwanya mwiza wo kugira ngo twongere duhure n'urubyiruko, twongere tubabwire amateka y'igihugu, tubereke ko hari abantu bakoze cyane, batanga imbaraga zabo kugira ngo igihugu kibohorwe. So rero ni irushanwa twiteguye. Nanone dutegereje ko hazabaho guhangana of course, kubera ko ikipe murabizi GMT polisi yarayitwaye, Shampiyona APR yayitwaye, Liberation ninde uzayitwara, harimo guhangana. Numva rero ni irushanwa turi gutegura kandi turizera ko rizagenda neza. Coach na Claire, felicitation mbere ya byose. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane kuba namwe mwishimiye, kuba abantu bose urabona ko baramwenyura, natwe turishimye cyane. Hanyuma imikino itatu, comeback, gutsinda imikino ibiri, ugaturuka inyuma ugatsinda imikino itatu, ukegukana igikombe cya Shampiyona, utsinze ikipe ya Police Handball Club. Niriye banga iki cyabafashije? Mbere na mbere reka mvuze ko twishimye, turanezerewe nk'ikipe, turashima Imana ko yabanye natwe muri iyi campaign ya playoff. Ntabwo iba yoroshye, ni ikintu gikomeye cyane, bisaba ko umuntu ategura mu mpande zose. Ngashimira n'ubuyobozi bw'ikipe bwa APR Sports Clubs ndetse na management ya APR ya handball by'umwihariko, kubera ko twatakaje imikino ibiri ya mbere, turayitakaza. Birumvikana ku ruhande nk'umutoza ugomba gukomeza ugapushinga, n'abakinnyi ku rundi ruhande morale yabo nayo ishobora kujya hasi, ariko ubuyobozi bwatubaye hafi, butwereka ko ibintu byose bishoboka, budusaba ko tugomba gukora nibura tugatsinda match imwe. Gutsinda match imwe rero kwacu byatubereye byiza cyane, biduha morale yuko ibintu bishoboka. Tuza kuri match ya kabiri turayitsinda, match ya gatatu uyu munsi tukagikombe. Navuga ko n'akazi katoroshye kakozwe ku mpande zose, ari ubuyobozi, ari abatoza, coaching staff ndetse n'abakinnyi ubwabo bakumva icyo barwanira. Coach, ntibyoroshye kuba utsinzwe ugatwarwa igikombe cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, utsinzwe n'ikipe ya Polisi, ikaza gutsinda imikino ibiri, ugaturuka inyuma ugakora comeback ukayitsinda ukatwara igikombe. Ni he wakoze cyane ku bakinnyi bawe, cyane ko kote morale biba bitoroshye? Buriya
kimwe mu ikipe zose wera tugira abakinnyi bakuru, nta kipe itagira abakinnyi bakuru. Akenshi na kenshi hari usanga club twubakira ku bajene, ukaba wavanga abakinnyi. Abajene bafite imikino yabo bagomba gukina. Icyahindutse rero no guhindura squad ikina. Guhindura squad tugatangira gukinisha abakinnyi bakuru, n'abantu bose mwarabibonye babakinnyi bakuru basanzwe bafite experience. Kuko iyi match ni match isaba kugira experience. Ni match uyobora mu kanya gato mugenzi wa kamara waye gukontorora akakiyobora. Ariko ifite abakinnyi bakuru bashobora kumenya icyo bita kumanaginga umukino. Cyo cyadufasha ikindi mwabonye ko mu bwugarizi mwiza muri yacu twagize ibyo duhindura. Navuga ko iki gikombe mu by'ukuri tugihawe n'umuzamu mwiza, ntabwo nabeshya ko tugihawe n'umuzamu mwiza uyu mwana Jackson niba wakoze akazi kose gakomeye, waduhaye match ya mbere, aduhaye ya kabiri, aduhaye na match mu by'ukuri navuga ko ari revenge, ntabwo natinya kubivuga kubera ko iki ni igikombe gikuru, igikombe gikuru Shampiyona burya nicyo gikombe gikuru mu gihugu, ari nacyo gitanga amahirwe yo kuzahagararira igihugu mu ikipe yatwaye ibikombe bya Shampiyona iwayo. Ni irushanwa riteganyijwe mu kwezi kwa 10 muri Angola, Champions League ya Handball. Kuri twe rero yari intego kugira ngo twongere tugaruke tujye ku ruhando mpuzamahanga, tureke kuba ikipe yo mu rugo ikina gusa tugakinira ahangaha, tugaragaza ko tubishoboye kuba twajya no ku ruhando mpuzamahanga tugahagararira igihugu cyacu, tukagaragaza urwego handball yo mu Rwanda imaze kugeraho kandi urwego rwiza cyane. Ubwo gusuzugura ikipe ya polisi, ikipe ya polisi ni ikipe nziza, ntabwo wavanga ikipe yari isanzwe iyoboye ifite imbaraga uyu munsi urayitsinze uvuze ko ibintu birangiye, ahubwo tugiye kongera twicare twongera tuyitegure, kuko twongera dutegure, subiremo dutegure, turebe n'ibiki byiza mu mikino 3 twatsinze birimo twagumana, niba amadeshe technique atari meza dushobora kureka kugira ngo tuzabe beza kurushaho, kuko turifuza gukomeza kuri uyu murongo turiho twatogera ku rwego rwiza cyane rwisumbuyeho. Abakinnyi ufite urabona bahagije cyane ko imbere ufite urwo rubanza rwa Champions League, cyangwa ku ruhande rwawe hari izindi imbaraga ugiye kongeramo, cyane ko twumvishe ko hari n'amazina 3 akomeye ari muri polisi ushobora kwegukana. Kugeza ubu ngubu ntabwo turajya muri evaluation, dukora icyo bita performance analysis, tukareba ngo ese mu by'ukuri buri mukinnyi yatanze ibyo yagomba gusabwa. Ubu rero icyo gihe ntabwo turakigeramo ngo twanalize turebe, kubera ko turimo turafokasinga ku bintu biri hano imbere, tubanze turebe kuko murabizi ko muri weekend itaha dufite liberation cup, bivuze ko rero tugomba kubanza gufokasinga kuri liberation cup no tukazakora evaluation yose, tukareba mu by'ukuri hari aho twaba dukeneye imbaraga cyangwa ntazo dukeneye. Ntabwo biba byoroshye buriya, kandi hari igihe tuhafokasinga ku bakinnyi bo mu Rwanda tukazafokaza no ku bakinnyi bo hanze. Ntabwo rero bivuze ko ari abakinnyi bo mu Rwanda gusa turaza kureba, ahubwo dushobora no gushaka n'izindi rema zishobora kuva hanze zaza gusapotinga ikipe yacu tugiye gukina imikino mpuzamahanga kugira ngo tube twatanga umusaruro mwiza cyane. Jackson aka Dadwa, igikombe cya Shampiyona muturutse inyuma mu gatsinda imikino 3 ikurikirana, nyamara ikipe ya polisi yari yababanje. Ibanga niri ibanga ni ukudacika intege ugakora ufite aho uri kwerekeza. So twabonye ko badutsinze imikino 2 ibanza, turavuga ati tutigize tudashizemo akabaraga twaba tugiye kuhasebera kandi twagakoze buri kimwe cyose. So niko twakoze inama n'abakinnyi ubwacu, twemeranya ko tugomba gukora twivuye inyuma kandi ko bizashoboka kose. Bakiduha umukino wa mbere tubona birakunze, uwa kabiri birakunda, tuva ku wa gatatu batawutwara ko bidashoboka ko bawudutwara. Umutoza avuze yuko ari wo bahaye igikombe cya Shampiyona bitewe na performance wagize muri no mikino ya playoffs. Bisobanuye iki kuri wowe? Ni hehe washyize imbaraga? Bisobanuye iki kwicaza umuzamu wari uwa mbere? Mbo uko bisa kose buriya muri handball iyo ukora cyane ibintu bigenda neza. Muri APR rero twe nta wa mbere tugira nta n'uwa kabiri, ahubwo uwitwaye neza afatiraho. Ubwo undi yaje nawe akakudepansa uremera nawe ugashaka uburyo uzamudepansa. Niryo banga nakoresheje. Imikino 2 badutsinze yose twayifatiye session ya video, tureba amakosa yose twagize muri iyo mikino, tugasanga yose ajya guhura. Turavuga ngo mbo nimba bimeze gutya duhindura ibi turebe ko byazakunda. Twarahinduye turabona birakunze. Niryo banga. Murakoze cyane.